twongeye turatomboye bana b'Imana kuba turi mu mara wa Nyagasani ahamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure mugira amahoro. Yesu Kristo ni muzima, aje kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya gatatu cya Pasika, tariki 19 Mata 2024. Isomo rya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza kwa 20. Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari kujujubya no kwica abigishwa ba Nyagasani. Nuko asanga umuhereza bitambo mukuru amusaba inzandiko zo kujya mu masengero y'i Damasi kugira ngo nagira abo ahasanga bayobotse iyo nzira, abagabo n'abagore, ababohe, abazana i Yerusalemu. Nuko igihe ari mu nzira agiye kugera i Damasi, ako kanya urumuri ruturutse mu ijuru ruramugota, yitura hasi, maze yumva ijwi rimubwira riti, Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Sawuli arabaza ati, urinde Nyagasani? Iryo jwi riramusubiza riti, ndi Yesu uriho utoteza. Ariko haguruka winjire mu mujyi, bari bukubwira icyo ugomba gukora. Bagenzi be bari kumwe mu rugendo, bari bahagaze bumiwe kuko bumvaga ijwi ariko ntibabona umuntu. Sawuli arabaduka, nyamara nubwo yabumburaga amaso ntacyo yabonaga. Bagenzi be niko kumurandata bamugeze i Damasi. Nuko ahamara iminsi 3 atabona, ntacyo arya nta n'icyanywa. Aho i Damasi rero hakaba umwigishwa witwaga Ananiya. Nyagasani aramubonekera, amuhamagara agira ati, Ananiya. Undi arasubiza ati, ndi hano Nyagasani. Nyagasani aramubwira ati, haguruka ujye mu muhanda witwa ugororotse, ubarize kwa Yuda umuntu witwa Sawuli ukomoka i Tarisi. Ubu ariho arasenga, kandi mwibonekerwa yabonye umuntu witwa Ananiya yinjiriwe, amuramburaho ibiganza kugira ngo abone. Ananiya arasubiza ati, Nyagasani, numvise benshi bavuga iby'uwo muntu n'inabi yose yagiriye abatagatifujwe bawe i Yerusalemu, kandi nina hafite ububasha yahawe n'abatware b'abahereza bitambo kugira ngo abohe abiyambaza izina ryawe bose. Ariko Nyagasani aramubwira ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoresho cyanjye nitoranyirije kugira ngo amenyekanishe izina ryanjye imbere y'abanyamahanga, imbere y'abami n'imbere y'Abayisiraheli. Ninjye ubwanjye uzamwereka uburyo bwose azagomba kubabazwa aho rw'izina ryanjye. Nuko Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amuramburaho ibiganza, maze aramubwira ati, Sawuli muvandimwe, Nyagasani Yesu wakubonekeye mu nzira uzino yakuntumyeho kugira ngo wongere kubona kandi wuzure Roho Mutagatifu. Ako kanya utuntu dusa n'udushishwa duhubuka mu maso ye, yongera kubona, maze aherako arabatizwa. Amaze kurya yongera kugira intege. Sawuli amarana iminsi mike n'abigishwa b'i Damasi, maze atangira adatinze kwamamaza mu masengero ko Yesu ari umwana w'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 117. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho, miryango mwese mumwamamaze, kuko urukundo dukunda rutagira urugero, n'ubudahemuka bwe bugahoraho iteka. Nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 52 kugeza kwa 59. Muri icyo gihe Abayahudi batangira kujya impaka ubwabo bati, ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye, agira ubugingo bw'iteka, kandi zamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye, angumamo nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko Data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa Data, bityo ndya nawe azabaho ku bwanjye. Nguyu mugati wamanutse mu ijuru, si nk'abasokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Ibyo yabivuze igihe yigishirizaga mu isengero ry'i Kafarinawumu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Amen. Uwo ni Yesu Kristo ubivuze, ariko bibwira Abayahudi bari bamukurikiye, bo bishakira imigati iyifatika. Yesu Kristo akaberekeza ku mugati w'ukuri w'ubugingo ari we. Ninjye mugati w'ukuri n'ubugingo, urya uyu mugati azagira ubugingo bw'iteka. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze kuri buri munsi, ndakwifuriza guhagirira amahoro.
ndakwifuriza guhakura ibisubizo, ndakwifuriza kuza guhava wahinduye ibyemezo, ibibi, imigambi mibisha ukayihindukiza kubw'impuhwe z'Imana, maze ukagera heza. Kugera heza mubyeyi ntako bisa kuba umaze kumva ijambo ry'Imana rigahita riguhindura rigakujyana aho roho w'Imana ashaka. Amasomo Kizimya yacu yaduteguriye araryoshye cyane, agiye kuduhindura uko Imana ishaka. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo nziza igira iti kuba igikoresho cya Nyagasani, être instrument du Seigneur. Rero iyi nshinga iri mu mbundo niyo mwabyumvise. Kuba nawe uze gukomeza ugenda uyitondagura uko tugenda tuzirikana kuri amasomo. Ndi igikoresho cya Nyagasani, uri igikoresho cya Nyagasani, ari igikoresho cya Nyagasani, turi ibikoresho bya Nyagasani. Utyo ukomeze, ntuze gutaha utayitondaguye. Ngerageje kwishyira mu mbundo kugira ngo twese twiyumve ko tubumbye mu mbundo nyine kuba igikoresho cya Nyagasani, être instrument du Seigneur. Mwarabibonye mu buzima tubamo, burya buri wese agira aho atorezwa. Abarimu bagira aho batorezwa kugira ngo bazigishe nyine, abaganga bagira aho batorezwa kugira ngo bazavure, abacuruzi bagira aho batorezwa, ababojozi bagira aho batorezwa, aborozi bagira aho batorezwa, abakanishi bagira aho batorezwa, bagira umutoza bakagira amasomo bahabwa, abapolisi bagira aho batorezwa, abasirikare bagira aho batorezwa, abashinga ingo bagira aho batorezwa, abihaye Imana bagira aho batorezwa. Rero muzacunge, iyo widumbukije mu kintu utigeze witorezwamo birangira nari ngiye kuvuga udasandaye gusa, kuko nyine wasahinze uri gusahinda. Birangira uri gusahinda, hari igihe gusandara atari byo gusa byakurikiraho. Hari n'igihe uzajya kwitoza ikintu koko niba atari cyawe, bizarangira nyine ubonye ko atari cyawe. Buri wese agira aho atorezwa, agira umutoza, agira ibyo atozwa. Ni ngombwa rero kujya ukoma agatima uti ese ibi ndi gutozwa ni ibyerekeye Imana, ni ibyerekeye gukizwa kw'abantu, la remission des péchés, umukiro w'abantu. Ese ndi igikoresho cya Nyagasani cyangwa ndi igikoresho cya databuja n'abandi bose bagenga b'isi? Kuba igikoresho cya Nyagasani, ese ndi igikoresho cya Nyagasani? Kuba igikoresho cya Nyagasani biratwibutsa gutidumbukiza, ariko nanone tukongera tukareba uwo dukorera. Nkorera nde? Ntawe ukorera abashebuja babiri, uzanga umwe ukunda undi. Igikoresho cya Nyagasani hari wabyumva mu buryo bw'ikintu, ukaba nk'ijerekani ivomwa amazi, ukaba nk'ikivomesho, ukaba nk'isafuriya, ukaba nk'inzu, cyangwa n'ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose. Oya, igikoresho birerekeza kuyoboka Imana, iyigamana, l'instrument du Seigneur, kuyoborwa n'Imana, kuba umugaragu wa Nyagasani, kureka Nyagasani akaba ari we uguhindura uko ashaka. Kuba igikoresho cya Nyagasani bishatse kuvuga être disponible à Dieu, gushobokera Imana, kureka Imana ikagukoresha, aho gukoreshwa n'idini, aho gukoreshwa n'abantu, aho gukoreshwa n'ibintu, aho gukareka Imana igakuyobora ikagukoresha yonyine. Aya masomo aratwereka urugero rukomeye cyane rw'abaye igikoresho cya Nyagasani. Sawuli waje guhinduka Pawulo kubera Imana, kubera impuhwe z'Imana. Kumvise uburyo Sawuli yahoze ari igikoresho cy'idini rye, afite inzandiko zimwemerera kujya gutoteza abayoboke b'Imana, kubica, kubagirira nabi. Ariko izo nzandiko igihe kizagera Nyagasani amubwira ati izo nzandiko ni iz'ikuzimu, ni izo kwirimbi, izo nzandiko ni za sekibi, zishwanyure vuba. Nuko icyari kiri ishyari Sawuli yari afite kizahinduka ishyaka rya Kiliziya. Umwete yakoreshaga yamagana Kiliziya, noneho azakoresha yamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo amaze guhinduka. Pawulo ni intumwa ya Yezu Kristo Yezu ahindura ubwo amaze kuzuka. Twumvise uburyo Yezu Kristo azutse yamubonekeye mu nzira y'i Damasi, agiye gukora igikorwa cy'ubisha, ajyanywe n'ishyari, ariko ishyaka ry'Imana rikaza kumugota. Yari ari mu mwijima, none urumuri rw'ijuru ruramugose. Yezu arifuza kumwereka ko uwo mwanya atari uwe. Nibwo Yezu Kristo ashatse kumwereka ko ari we mutoza w'ukuri, ugomba kumwigisha kugira ngo nawe azigisha abandi, azabe igikoresho cya Nyagasani. Iyi formation Sawuli agiye guhabwa iramuganisha kuri batisimu, bizarangire nawe abaye intumwa y'amahanga. Pawulo intumwa ya Kristo, Pawulo intumwa y'amahanga, kugira ngo azapfire Kristo, ahorwe Kristo, yamamaze Kristo mu mahanga yose. Hari interuro enye nifuza ko twazirikanaho zaranze uru rugendo rwa Sawuli ajya i Damasi, ubwo bizarangira ahindutse Pawulo. Ijambo rya mbere acigatiye za nyandiko
Yezu yamubwiye ati Sawuli Sawuli urantotereza iki? Tekereza naho umvise nk'iryo jwi, uri mu byaha, uri kwivundaguza mu byaha, uri kwandavura. Yezu nakagutuma ati padiri urantotereza iki? Wasubiza iki? Nuko ijambo rya kabiri Sawuli koko arasubiza ati urinda Nyagasani. Byumvikane ko yari yatangiye kumva ako kajwi ka Yezu gatandukanye n'abakuru b'idini bamukoreshaga. Nuko ijambo rya gatatu Yezu aramusubiza ati ndi Yezu uri hutoteza mubyeyi. Yezu akubwira ati iyo uri gukora bibi bisharira ninjye uri kubikorera, wakongera ukabisubiramo cyangwa naho wagira ubwoba. Twumvise nanone uburyo Sawuli bakomeje kugenda bamurandata kugeza ubwo ahuye na Ananiya, nawe Imana yakoresheje kugira ngo ajye guhindura Sawuli amukoreshe amubatize. Ananiya ngo yabanje kugira ubwoba, ariko Nyagasani aramubwira ati genda, kuko uwo muntu ari igikoresho cyanjye nitoranyirije kugira ngo amenyekanishe izina ryanjye imbere y'amahanga, imbere y'abami n'imbere y'Abayisiraheli. Amen, amen, amen. Ananiya Nyagasani amubaza ubwoba, kuko nawe ari igikoresho cya Nyagasani, yemeye kwinjira nawe muri uwo murongo wa Nyagasani, kuko Pawulo nawe ari igikoresho cya Nyagasani. Être instrument du Seigneur. Nyagasani hari igihe kureba ibintu urimo, ibintu uri gukora, ibintu uri kwijaragatamo, ibintu wijanditsemo bitagukwiye, agakureba ati urantotereza iki? Aha niho nagutumye, ko waretse umurimo wawe, ko wagiye mu bitakureba, ko utangiye kumvangira. Ati waretse koko, urantotereza iki? Wibuke kuri igikoresho cya Nyagasani. Zaburi y'uyu munsi ni zaburi iduha ubutumwa kuva mu byo twari turimo bidakwiye Nyagasani, tukajya kumwamamaza ko aricyo twatorewe. Nimujya mu isi hose mwamamaze inkuru nziza. Amen. Iyo nkuru nziza niyo Yezu Kristo aduhamagarira nk'ababatijwe. Sawuli yamaze kubatizwa yahindutse nyine Pawulo, nuko rero akingurirwa ijuru, nawe abonaho kujya arikingurira abandi. Yezu Kristo iyo tumaze kubatizwa aratwizera, akaduha umugati w'ubugingo udukomeza yampamba. Ibi nibyo twumvise mu ivanjiri y'uyu munsi, ubwo ari imbere y'Abayahudi bari kumupinga, bari kwibaza ibyo ari byo, akaboneraho kubigisha icyo ari cyo Ukarisiya, bizava kuri ya migati bahawe bikaberekeza ku mugati w'ubugingo ari Yezu Kristo. Yezu Kristo uzihindura Ukarisiya kugira ngo tubeho. Ukarisiya y'abana b'Imana, umugati w'abari mu rugendo, rwa rugendo rushobora kutujyana i Damasi kugira ngo tujye kugira neza aho kugira nabi. Rero uhawe Ukarisiya nawe ahindukiye igikoresho cya Yezu, instrument du Seigneur. Ashobokera Yezu, abonekera Yezu, abana na Yezu. Uryo uyu mugati azagira ubugingo bw'iteka. Amen. Azaba igikoresho cyanjye kugeza ku ndunduro. Nawe rero ongera urebe ibigutunga, niba ari Ukarisiya koko ikigutunze, niba ugitunzwe na Yezu, kuko nutungwa na Yezu aba igikoresho cya Yezu nyine. Nanone niba hari ibindi bigutunze, ni nabyo nyine uzakorana ibyo igikoresho cyabyo. Umuhanga w'umufilozofe witwa Feuerbach niwe wavuze ati l'homme devient ce qu'il mange, ngo umuntu ahinduka icyo yariye. N'undi yaravuze ati mbwira uwo mugenda ndakubwira uwo uri we, mbwira ibyo urya ndakubwira uwo uri we. Niba wirirwa ureba filime z'urukozasoni, ibyo nibyo biri mu mutwe wawe n'ubundi. Niba wirirwa ureba filime z'amahano, ibyo nibyo biri mu mutwe wawe n'ubundi. Ibyo nibyo bibiri byawe. Niba wirirwa ureba byacitse, ibyo nibyo biri mu mutwe wawe. Iryo niyo funguro ryawe. Wasanga Ukarisiya utakiyikoza, utajya hanga umubiri wa Kristo, none se uzabaho ute? Uryo uyu mugati azagira ubugingo bw'iteka. Ntabwo ushobora kuba igikoresho cya Nyagasani niba utaretse kuko ugatungwa na Kristo. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, Trelwe, ngo habaye inama y'abayobozi bahagarariye amavuriro. Ngo muri ako gace ngo hari ikibazo kiremereye cyane cy'uko ubwandu buterwa n'agakoko ka sida buri gukomeza kwiyongera mu baturage baho ngaho. Nuko bakomeza bashakisha ibisubizo, ati sida koko yagabanuka ite, yarangira ite, kuko abantu bakomeza kwandura ari benshi. Nuko rero ngo baza gutumiza abayobozi bahagarariye amavuriro kugira ngo babahe igisubizo kimaze kuvumburwa n'abahanga. Reka rero nawe nkugezeho icyo gisubizo ngo bari bazaniye abo batitireri, abayobozi b'amavuriro. Nuko rero barabwira bati aha rero imbere yanyu ko muhareba utu dukarito, harimo noneho udukingirizo dukozwe mu byuma, ku buryo abayobozi b'amavuriro mugiye kujya mudutanga mu baturage, kandi ufashe agakingirizo wese
muzajya mukomeraho amadolari 10 kugira ngo batuyoboke ari benshi, maze turebe ukuntu sida yagabanuka, abaturage bakomeze kubaho neza. Icyo gisubizo gitanzwe n'umuyobozi mukuru w'inama gishimisha abatetireri bose bari bari aho ngaho, abayobozi b'amavuriro barishima cyane icyo gisubizo, dore ko nyine harimo n'igihekane ndya bizatuma babaho neza. Ubwo ngo buri titireri wari aho ngaho yagomba gutana udukarito tw'udukingirizo, agatahana na miliyoni y'amadolari agenda atanga mu bantu bazakira agakingirizo. Nawe ukora imibare wumve, niba umuntu yemeye kwakira agakingirizo kakandi gakozwe mu cyuma kandi bishoboke ko nta virusi noneho izongera kwinjiramo, agakingirizo niba kakiriye kamwe agahaga amadolari 10, ubwo ku munsi wakwakira udukingirizo tungahe kugira ngo ubone ibifaranga bitubutse byinshi bikomeye? Ninde utazajya gufata kuri utu tuntu dukozwe mu cyuma? Birumvikana ntawe utazagwana utu tuntu tw'icyuma kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza, sida ihagarikwe burundu. Nuko iyo nama ishimisha abari aho bose mu nama, barishima cyane b'abayobozi. Akamvuga igira iti, ujya gutanga uburezi arabwibanza, kandi ujya kurisha ihera hehe mubyeyi? Nyuma yo kubanza kugaburira abandi, wowe ugiye kugabura nyine uzabanza wimenye. Ijya kurisha ihera ku rugo, utanga uburezi arabwibanza. Nuko igihe kimwe kigeze noneho cyuko buri muyobozi agiye gufata ibikoresho bye kugira ngo abashe kugenda akora umurimo yahawe, ubutumwa yahawe. Au moment de la distribution, wagira ngo ni nka communion, buri wese muri abo akagenda dufata udukarito twabamugeneye na ka envelope karimo miliyoni y'amadolari, azagenda asaranganya abazajya bamugana bose mu rwego rwo kumira sida. Nuko umuyobozi wa mbere araza arafata, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, bose baraza ko bari mu nama. Nuko igihe kimwe kiza kugera mu byaka kantu gakurikire, hato nakataza kukujoma nkuko nanjye kanjomba. Nuko bagiye kubona ngo muri iyo nama ngo hari harimo umubikira nawe rushinzwe ivuriro wari titireri. Ubwo turuye yo gufata, igihe cyo gufata nawe cyari kigeze. Nuko rero ngo masera araza wa mubikira, aho gufata twa dukarito ndetse na envelope, we ahubwo ahita afata nzira arasohoka. Bose abari aho bagwa mu kantu barumirwa, bibaza ibibaye. Nuko baratangira baramutuka bati, mbega umuswa, igicucu gusa, imbwa gusa, twari twarabivuze imibare y'abihaye Imana icuritse, mbega ibintu bicuritse, imbwa gusa. Nuko buri wese agashyiraho igitutsi cye, uburyo umubikira yitesheje amahirwe nk'ayo ngayo agiye kuza mu baturage mu ivuriro rye. Ubwo shefu ngo wari uri kudistribuwa, wari uri gukora sheya, wari umaze gufunga utwo dukarito, nawe biramubabaza uburyo umubikira amusuzuguye bene ako kageni akaba yisohokeye. Nuko ntiyashyirwa, agenda amukurikiranye kugira ngo amubaze. Amugezeho ahantu yarageze mu nzira yigendera, amubaza impamvu akoze ibyo ngibyo abasuzuguye bene ako kageni mu gihe abandi bayobozi bose babikoze. We arusha iki abadogiteri bateraniye aho ngaho? Nuko masera aramubwira ati, numvise hari ijambo Yezu ambwiye niryo ritumye mbita nsohoka. Ati yakubwiye ate? Ati yambwiye ati souviens-toi que tu es consacré, ngo ibuka ko uri uwihaye Imana. Nuko iryo jambo nkimara kuryumva nahise numva nta kindi narenzaho, niyo mpamvu wabonye nsohoka, kuko sinshobora kurirengaho. Souviens-toi que tu es consacré, bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Souviens-toi que tu es consacré. Padiri, masere, frère. Souviens-toi que tu es consacré. Ibuka ko uri uwihaye Imana, ibuka ko wasizwe, ibuka ko wabatijwe, ibuka ko uri umukristo, none ko wambuye ashapure, none ko ujugunye ya Bibiliya, none ko ya masakramentu uyatesheje agaciro. Souviens-toi que tu es consacré. Ibuka ko wasizwe, ibuka ko ibiganza byakoze kuri Yezu bidakorakora. Urabyibuka mubyeyi? Uribuka ya batisimu yawe? Urabyibuka? Uribuka wa mwenda wererana wambaye? Uribuka rya tara bagucaniye? Uribuka ko usa na Kristo kandi ugomba kwishanya na Kristo? Souviens-toi que tu es consacré. Bishoboke ko abandi basigaye muri cya cyumba basigaye basaranganya bya bindi masera asize kugira ngo bidapfa ubusa. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka nsoreze gutuntu dutatu tuza kugufasha nawe kureba aho atatiye igihango, kureba aho wafashe inzandiko zigushora mu migambi mibisha, mu ishyari nka Sawuli. Wongera ugaruke mu nzira nziza, umenye ko atari wo mwanya wawe watorewe. Souviens-toi que tu es consacré. Icyambere mubyeyi nuko burya umva
muri iyi si bazakubwira bati noneho hadutse udukingirizo dukozwe mu byuma instrumental, naho ukohoka udukingirizo dukozwe mu byuma, noneho twa tuntu uzambara ntiwigere wandura, utwo natwo dushobora kubaho ntawashidikanya wenda ikoranabuhanga. Ariko mubyeyi utu tuntu ugiye kuvuga udusheho uturongo dutatu. Agakingirizo nka kariya k'icyuma gashobora gukingira umukobwa ntasame, kagakingira indwara nka sida n'izindi ndwara mburugu, imitezi n'izindi nyinshi cyane. Ariko mubyeyi ntigashobora gukingira ijisho ry'Imana, ntigashobora gukingira icyaha. Yaba twabonaga ikintu cyatuma dukingirwa n'icyaha, ibyo bidukingirizo tundi ntabwo twabonye kubishoramo ngo twongere tubishore mu mutima wacu, amagara yacu yose. Ibuka ko wihaye Imana, souviens-toi que tu es consacré. Urebe niba ikigukingira icyaha, yaba twamenyaga ko karisiya idukingira icyaha, ntawe wagombye kongera kuyisiba. Ariko ngewe nawe twumva hari ububasha bundi bw'isi bugomba kudutwara kandi bukadukingira, tukaza kwibagirwa Yesu wa mugati w'ubugingo. Souviens-toi que tu es consacré. Ibuka ko wabatijwe, ibuka ko wahawe amasakaramentu, ibuka ko uri umukristo. Icya kabiri tugiye kuzirikana, kwikura mu bigare. Ati abandi ko banyuze aha ngaha, wowe kuki utari guhanyura? Abandi ko bagiye aha ngaho utahajya? Abandi ko bemeye ibi ngibi, wowe urinde kugira ngo ntubyemere? Souviens-toi que tu es consacré. Niba abandi bayobotse ikabare bagasinda, bakongera bagasinda ivumbi rigatutumuka, nawe se ugiyeyo koko? N'abandi bishuye mu nzu z'indaya, bose barabikora. Reka tuvuge abenshi bakora ibi bintu, nawe koko nawe souviens-toi que tu es consacré. Ibyo abandi bakora niba ari bibi, nawe koko ubikore. Uzi urugendo ufitanye na Yezu, nguko Sawuli Yezu amukura hariya kuko atemerewe kwicara n'abagambanyi, ntiyemerewe kwicara n'abicanyi, ntiyemerewe kwicara n'abatoteza kiliziya. Nuko Yezu akamubwira turi igikoresho cyanjye, souviens-toi que tu es consacré. Nuko Yezu akamukura muri icyo kivunge. Nawe rero nubona ibintu abantu bari kohoka ari benshi, abangaba barakwamye, abangaba bari muri ibi, abangaba bari kwiyandavuza, nawe koko ujya kwiyandavuza. Souviens-toi que tu es consacré. Uribuka isezerano ifitanye n'Imana. Niba ndi consacré, hari ibyo ntemerewe kuvuga, hari ibyo ntemerewe gukora. Souviens-toi que tu es consacré. Ma sœur, souviens-toi que tu es consacré. Hari ibyo utemerewe kujyamo. Icyanyuma ngiye gusorezaho, icya gatatu, niba Yezu yaragutoreye kuzaba umugati w'abandi, kuzagaburira abandi, hano uburyo nyine agutegura, akagenda agutegura kugeza igihe unyuze mu byago, mu magorwa, mu mahwa, mbese nk'aba Sawuli, kaza kurangira nyine ubaye Pawulo uhindutse. Niba uri umugati koko uzagirira abandi akamaro, abandi bazafungura, hari ifura ugomba kokerezwamo, hari aho ugomba gutegurirwa. Rero ongera urebe suruse aho wateguriwe, watorewe iki, wateguriwe iki, ni kimwe asezeranye Nyagasani. Souviens-toi que tu es consacré. Ibuka rya sezerano mwagiranye Nyagasani, ibuka ko watowe n'Imana, ibuka ko hari aho utagomba kugera, ibuka ya fura wateguriwemo, ibuka ya formation wakoze, ibuka ahantu hose wagiye unyura bakubwira bati iki n'umuriro ukimenye ntukagikoreho, iki n'amazi ukimenye gikoreho. Yezu buri wese agira uburyo amutegura bitewe n'aho ashaka gukuganisha, kuko azi ko uzamubera igikoresho cy'ingirakamaro. Yezu ninde kugutenguha, Yezu ninde kugutoteza. Nyagasani, ngira umugabuzi w'amahoro yawe, ngira igikoresho cyawe buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.